Murakaza neza ku Isumo TV, aho abashaka gutera imbere mu bumenyi bahurira. Niba utarakora subscribe urimo gucikwa. Mu minsi ishize umwe mu bakunzi bacu yatwandikiye atubaza ati ese ko kuri uru rubuga tubashishikariza gukora investment mu rwego rwo kuba financially independent cyangwa se kwigira, akaba yarabonye kampani ashobora kuinvestingamo ariko akaba afite ubwoba bw'uko ashobora guhomba kuko atizeye neza imikorere yayo. Ati ese yaba ari fake kazamutwarira amafaranga amaze igihe yizigama yazabigenza ate? Ati kampani za fake zireze kandi zihombya benshi. Twagerageje kumugira inama kandi byaramufashije cyane, akaba ariyo mpamvu duteguye iki kiganiro kugira ngo nawe umenye ibiranga kampani zikora ubujura, ngo hato nawe tuzazikoramo ishoramari nuko zikaguhombya kakahava, maze udufaranga wizigamye bikugoye uwahawe cyangwa se wagurijwe tukaba tuguciye mu myanya y'intoki mu kanya nk'ako guhumbya. Twizere ko utarahura n'abatubuzi. Niba warahuye nabo bitwandikira hasi muri comments utubwire n'isomo byagusigiye. Twizere ko wakoze subscribe, gusa niba utarayikora ikore ukande no kukazogera, maze ibiganiro byiza tugutegurira bijye bikugeraho mu ba mbere. Wibuke ukore na like kuko natwe turagukunda. Ibintu 10 by'ingenzi biranga kampani za fake udakwiye kuinvestingamo kuko zaguhombya nibi bikurikira. Icyambere, bakubwira ko kuinvestingamo byoroshye cyane, bitewe nuko kuinvestisa cyangwa se gukora business mu buryo busanzwe kugira ngo ubone inyungu ihagije bisaba igishoro kinini n'umwanya uhagije. Abantu benshi birabagora, bagasanga uwo mwanya n'icyo gishoro bibagonga bagahitamo kubireka. Kampani za fake cyangwa se zikora ubujura iki kintu zikizi neza. Aha niho zihera zishukisha abantu zibabwira ko kuzikoramo ishoramari byoroshye cyane, ko na make ufite wayatangiza kandi ko nta n'umwanya munini bizajya bigusaba mu gukurikirana investment wakoze. Ikintu cya kabiri kiranga kampani za fake nuko zikubwira ko gukoramo ishoramari nta bwenge bisaba. Muri iyi minsi aho isi isa n'iyobowe n'ikoranabuhanga rigezweho, systeme z'ishoramari zivuka buri munsi kandi abazikora nibo baba bazisobanukiwe neza, ni nabo baba bazi niba ari iz'ukuri cyangwa se niba ari fake. Iyi ngingo niba afasha kukumvisha ko wowe utagomba no kuvunwa no kumenya uko bikora, ko bo bazavunika ubundi wowe ukabona inyungu. Batishora kandi ntushyiremo ubwenge, ibindi ubiturekere. Ese wibuka ko umuherwe w'umunyamerika Warren Buffett yagiriye inama abashaka gutera imbere avuga ngo don't invest in something you don't understand? Mu Kinyarwanda ni ntugakore ishoramari mu bintu utumva. Ikintu cya gatatu kiranga kampani z'abatekamutwe udakwiye gukoramo ishoramari, bakunda kuvuga ko gukora investment muri kampani yabo bigira risk nke hafi ya ntazo. Iri hame rinyuranya n'ihame rusange rigenga ubucuruzi ndetse n'ishoramari. Ahanini rishingiye kuri risk ndetse n'inyungu, rivuga ngo risk less profit, more risk more profit. Bisobanura ngo uko ibyago biba bike niko n'inyungu ziba nke, byaba byinshi n'inyungu zikiyongera. Ibi biranumvikana, akaba ari nayo mpamvu business zigira risk nke uzisangamo abantu benshi ugereranyije n'izigira risk nyinshi. Ikintu cya kane kiranga kampani z'ubujura nuko bagusezeranya inyungu iri hejuru cyane kandi yihuse. Nk'uko umuntu wese ukora ishoramari aba ashaka kunguka, iki kintu kampani za fake zicyumva neza cyane. Ni naho zihera zikubwira ko no mu cyumweru kimwe amafaranga yawe ashobora kuba yikubye kabiri cyangwa se kenshi, kugira ngo wihutire kuyashora ubundi systeme yabo yagukubire. Ese ko mu ngingo yabanje twasanze ko business igira risk nto n'inyungu ziba ari nke, ese abo babigenza bate kugira ngo zibe nyinshi? Iyi ni imwe mu mpamvu ituma ukwiye gutekereza kenshi mbere yo gukora ishoramari ahantu nk'aha. Ikintu cya gatanu kiranga business za fake nuko bagusaba gufata umwanzuro vuba wo kuzikoramo investment. Ese uzi ko kuinvestinga bisaba kubikorera inyigo n'ubushakashatsi? Ibi nibyo bita investment analysis. Iyi niyo mpamvu kampani zitizewe zirinda ko zikoraho ubwo bushakashatsi bujyanye na investment, bitewe nuko zizi ko mu gihe uri gukora iyo nyigo ushobora gukangwa n'inyungu z'umurengera baba bagusezeranya, cyangwa se ugashaka amakuru y'impamo ku bantu b'investinzemo, wamenya ko zifite weakness nyinshi cyangwa se bitagenda, bikaba byatuma ugira ubwoba ugahera ko wifata. Iyi niyo mpamvu bagerageza kukwima umwanya wo gukora ubwo bushakashatsi. Ikintu cya gatandatu mu biranga kampani za fake nuko zikora publicité nyinshi kandi kenshi zigakorwa mu buhamya bwuzuye amakabya nkuru. Kampani zamamaza cyane zirimo amoko abiri. Hari kampani nini zifite amazina azwi kandi aremereye, izi birumvikana ziba zifite amafaranga ahagije yo kuraninga ama ads cyangwa se publicité nyinshi.
Ubwoko bwa kabiri ni kampani nto zikiyubaka ziba zitaramenyekana zigerageza kubaka reputasiyo yazo zibicishije mu mapublicité. Aha niho uzabona kampani nshya yamenyekanye mu mwaka umwe gusa, rimwe na rimwe wibwire ko imaze igihe kinini. Iyo ari kampani ya fake ihita itangira kubyaza umusaruro icyizere abantu bari kuyigirira, ikabasaba kuyikoramo investment ifite high returns cyangwa se inyungu nini. Bagakoresha nk'umuntu agatanga ubuhamya avuga ko mu gihe cy'umwaka umwe amaze akoze investment muri iyo kampani byamuhesheje kubaka inzu nziza y'akataraboneka, cyangwa se akaba yaraguze imodoka nziza cyane, cyangwa se akaba yaravujwe n'iyo kampani agakira indwara zikomeye cyane nka kansa n'ibindi. Iyo utitonze wumva ko ibyo bari kukubwira ari ukuri ukayinvestingamo, gusa ntibitinda kubona ko wakoze ishoramari ahantu hadakwiye, kuko inyungu bagusezeranije baziguha igihe gito, ubundi bakakwihinduka bagatangira kugusobanurira impamvu zitandukanye zizatuma batazuzuza neza amasezerano mwagiranye. Ikintu cya karindwi kiranga kampani za fake ni uko zikubwira ko niwe investingamo uzaba uri umwe mu banyamigabane badasanzwe b'icyo kigo. Gukora ishoramari mu kigo runaka ni ibintu bisanzwe, gusa ntibitabe kugira umuntu udasanzwe muri icyo kigo. Impamvu ni uko abagishinze ari bo baba bazi imirongo migari yacyo, ni nabo ahanini baba bafite ijambo. Kubwirwa ko uraba umuntu udasanzwe mu kigo kubera ko wakozemo ishoramari si byiza ko bigushitura. Ikintu cya munani kiranga ibigo by'ishoramari bya fake ni uko bitegura amahugurwa menshi kandi kenshi ku babikozemo cyangwa se abifuza kubikoramo ishoramari. Bitewe n'uko bigoye cyane gusobanukirwa uko sisiteme z'ibyo bigo zikora, niyo mpamvu bimwe muri byo bitegura amahugurwa menshi ku bifuza kubijoyininga ndetse n'ababikozemo ishoramari. Gusa ayo mahugurwa akaba ari nk'igiterane cy'ubuhamya, hari abateguwe bagomba kuvuga imyaka icyo kigo, bakavuga ko hari byinshi bagezeho nyuma yo kuinvestinga muri iyo kampani. Noneho bagera ku byo bakora ngo bunguke cyane nk'uwakoze ishoramari muri icyo kigo, ugasanga byiganjemo amananiza. Urugero nko gusabwa kongera imigabane ikikuba inshuro nyinshi, kwinjiza abantu benshi bagushamikiyeho, kugura products runaka zabo, kubamamariza n'ibindi. Ibi byose babigusaba basa n'abatanga abagabo kugira ngo nubura inyungu bazakubwire ko hari ibyo utakoze. Kuri iyi stage akenshi birengagiza ko mu ntangiriro bakubwiye ngo investinga ibindi ubiduharire. Muri aba hari abategura inama online utayitabira kubera impamvu zitandukanye, nko kubura interinete cyangwa se ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga, bakakubwira ko watakaje amanota agabanya imigabane yawe. Ikintu cya 9 kiranga kampani za fake ni uko zikunze gusezeranya ibihembo bitandukanye bidasobanutse ku banyamuryango babyo. Bitewe n'uko bizi neza gukina n'amarangamutima y'abantu, iyi ni imwe mu mpamvu ituma bakubwira ngo niba ubahiriza ibi tuzaguha promosiyo yo gukorera ibiruhuko ahantu runaka hanze y'igihugu, bakwishyurira itike y'indege ndetse na hoteli uzabamo byose ku buntu, ndetse n'uwo muzajyana, cyangwa se bakakwizeza kuzakurihira amashuri hanze y'igihugu nk'i Burayi, muri Amerika, Canada n'ahandi. Si ibyo gusa, hari n'abakwizeza ko bazaguhesha green card cyangwa se izindi viza zihenze. Umenya ko ari abatekamutwe barangije gushora yawe, kandi kuyagaruza akenshi ntibikunda. Ikintu cya 10 kiranga kampani za fake ni uko bakoresha profiles zitari zo cyangwa se za fake. Muri aba hari abo muzahurira ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye nka WhatsApp, Instagram, LinkedIn, Snapchat, YouTube n'izindi, bakwibwire cyangwa se bivuga ibigwi, byose bagamije ko wemera gukorana nabo. Si ku mbuga nkoranyambaga gusa, hari n'abazakwandikira kuri email yawe. Mu rwego rwo kugira ngo bagirire icyizere, bahimba profiles bakigira aba CEO cyangwa se aba managers mu bigo runaka bakorera, cyangwa se bakubwire ko bakora mu bindi bigo bikomeye bizwi, bakubwire ko nubwo bibahemba neza ariko ko bavumbuye ahandi hantu hakorerwa ishoramari bikaba bibaha inyungu iruta kure umushahara bahembwa. Akenshi uzasanga kuri profile zabo z'amafoto bagaragara nk'abapapa cyangwa se abamama bakuze cyangwa se bajijutse, bagaragara nk'abakomoka mu bihugu bikomeye nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubufaransa, Ubwongereza n'ibindi. Hari n'abagaragaza ko bakorana cyangwa se bizewe n'abayobozi bakuru b'igihugu. Bazanakoherereza certificate ndetse n'ibirango by'ubwizerwa by'ibyo bigo, ndetse bazi bashyize ubucuti cyane imbere kurusha uko mugiye gukorana business kugira ngo bakubakemo icyizere. Bazanakubwira ko kampani yabo itandukanye cyane n'izo waba uzi cyangwa se waba warigeze kumenya. Bati kubera ko muri inshuti cyangwa se bagukunze ntabwo bakubeshya. Ibi byose biba ari fake kandi babikora mu rwego rwo kuyobya uburari kugira ngo bizere. Aba ntuzahura nabo online gusa, no mu buzima busanzwe ushobora guhura nabo.
ntuzatungurwe nuko nabo muziranye bashobora kukujyana muri bizinesi nk'izi kandi bakwemeza ko bazi ko zikora neza, ahubwo ntibiyumvishe ukuntu utari buhite ubajoyininga. Mukunzi wacu, twareberaga hamwe ibintu 10 by'ingenzi bizakubwira bizinesi cyangwa se ibigo bakoramo investment bya fake ukwiye kwirinda. Ese hari ibyo waba warigeze guhura nabyo byaguhombeje amafaranga angahe? Ese hari isomo byagusigiye? Bitwandikire hasi muri comments. Niba kandi hari n'inyunganizi ufite kuri iki kiganiro, nawe dusangiza hasi muri comments. Niba uri mushya, tugufite ibiganiro byinshi kandi byiza byagufasha mu buzima, akaba ariyo mpamvu tugusabye gukora subscribe ugakanda no kukazogera kugira ngo ibiganiro byacu bizajye bikugeraho mu ba mbere. Niba iki kiganiro cyakuryoheye, ukande kuri like, kandi niba hari n'uwo cyafasha ukimusangiza ukora share. Niba ibiganiro dusize kuri end screen byakuryohera kandi byagufasha, ibiganiro byacu byo nakagaruka naho ubutaha. Imana ibarinde, turabakunda.